y'Imana we dukomeje kubana kuri GN TV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ubona ibiganiro byacu. Nanone kandi twizere ko aho muherereye hose mumeze neza, kandi abo bitameze neza bihangane, kuko muri iyi si niko bigenda. Uyu munsi uba wishimye ejo ukababara. Aka kanya rero ngewe nje kukugezaho igice cya mbere cya porogaramu cyangwa se cya application ukwiye kuba ufite muri telefone yawe. Izi application byanga byakunda ntabwo uri buze kuburamo n'imwe waba ukeneye cyangwa se yakugirira umumaro, cyangwa se waza kumva ukunze imikorere yayo nawe ukaba wahitamo kuyikoresha. Aha rero tugiye kureba application enye cyangwa se porogaramu ushobora gushyira muri telefone yawe, zikaba zagufasha muri bimwe by'ibanze ujye ukenera mu buzima bwa buri munsi nk'uko tugiye kuzireba. Application ya mbere utagomba kubura muri telefone ni application bita Clap to find my phone. Iyi application iyo uyishyize muri telefone yawe nk'uko ibivuga Clap to find my phone, igufasha kubona telefone yawe mu gihe wayishyize ahantu ukayibagirwa. Iyi application iyo umaze kuyishyira muri telefone yawe cyangwa kuyestara, urayifungura ukayinjiramo, ubundi bakakubaza utubazo dukeya, ukagenda ukoresha serivisi zayo uko bari kubigusaba. Ibyo ngibyo iyo umaze kubikora, telefone yawe uyishyize kure yawe hatari muri metero nyinshi cyane, ubundi waza kuyishaka ukayibura, hano bigusaba gukoma amashyi inshuro zigera kuri 2 zonyine. Telefone yawe ahiri, iyi application ihita iyitegeka gusona cyangwa se kuvibura, ubundi ugahita uyibona. Application ya kabiri ni yitwa kissing test. Sinzi niba ujya wibaza urwego uriho mu gusomana niba ujya ubikora, ariko iyi application numara kuyishyira muri telefone yawe urayifungura, ubundi bagusabe gushyira umunwa kuri screen ya telefone yawe, ubundi ihita ikwereka ikigero uriho ku gusomana cyangwa se gusomana. Indi application nanone utagomba kubura muri telefone yawe kandi ari ingenzi ni yitwa Floatback. Floatback nayiboneka kuri App Store cyangwa se kuri Play Store. Iyi ngiyi ikikora cyo itegeka telefone yawe gukoresha kamera iy'imbere ndetse n'iy'inyuma, inagufasha mu kweditinga amafoto bitagoranye cyane. Indi application nanone ni yitwa Fake Call. Iyi application niba wajya kujya ahantu ukabona barahuze cyane ndetse ukabura impamvu yatuma uba ugiye kure yabo mu gihe bagihuze, iyi application irabigufasha cyane, kuko iyo umaze kuyishyira muri telefone yawe uyisetingamo iminota cyangwa se igihe ushaka kwiza gusonera, ubundi icyo gihe cyaza kugera ikamera nkaho hari umuntu uguhamagaye, cyangwa se ukaza kwemeza umuntu bigaragara ko aza kuba aguhamagaye, ubundi icyo gihe washyizemo ikaza gusona, ukaba wabasha gusohoka ugiye kuyitaba, ukava aho hantu ukaza kuhagaruka bahugutse. N'ubundi iyi ngiyi nayo irahita ijyana n'indi yitwa call and excuse. Iyi nayo niba umuntu ajya kuvugisha umwanya muremure ukumva uramurambiwe, iyi nayo yaba application yabigufashamo ku buryo wabigira urwitwazo uwo muntu ntabe yagucishamo ijisho ngo abone ko wamurambiwe cyangwa se utagishaka kuvugana nawe. Iyi application umaze kuyishyira muri telefone yawe iba ifite amajwi menshi, igihe muri kuvugana ishobora kugukorera ako kazi kose, maze umuntu muri kuvugana akaba yakumva uri nk'ahantu hari kugenda ibimodoka cyangwa se ibimashini cyangwa se amamoto cyangwa se umuyaga. Iyi application izo serivisi zose bizifite, kuyishyiramo rero nabyo ni ingenzi. Indi application ni yitwa Stupid Test. Na application ushyira muri telefone yawe, wamara kuyifungura bakakubaza utubazo dukeya cyane abaye gusuzuma ubwenge ufite mu mutwe, ariko igitangaje iyi application iyo wishe na kamwe muri utwo tubazo iraguseka cyane. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira ibinyujije munsi ahagenewe kwandika ibitekerezo, twagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Iki ni igice cya mbere cya application z'ingenzi ugomba kuba ufite muri telefone yawe. Mu biganiro byacu bitaha tuzakugezaho igice cya kabiri, nabwo kizaba kigizwe na application udakwiye kubura muri telefone yawe. Niba utarakora subscribe, ukande kuri buto byanditseho, ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho, indi nkuru tuzakora izakugeraho ku gihe. Turagushimiye. JN TV show.